Ladies and gentlemen, put your hands together for Joseph. Yeah, man. It's a rally top shutter than presenting a Shinga Joseph comedian. Kaya rally top shutter than presenting John's comedy show. Kaya rally top shutter than presenting CIM presents. Ya don't know. Boom, boom. Umesahau ulipotoka, ujue unapokwenda, ukapata kiburi kuona mimi nakupenda, ili kutamini nalotupenzi kulienzi, na leo siamini kama umesaliti mpenzi. DJ hala hala hala. Yo, how are you doing, ladies and gentlemen? Mais c'est bon. Ubushize nakoze mpagaze nkorana impagarara. Ariko ubu ngubu ndashaka kongera gukora nicaye, nabonye ari byo birya. Hano hari umukobwa nari nkumbuye, reka nze musuhuze. Christelle, haguruka unsuhuze wa. Haguruka. Please, please. Wait kwicara, wait. Hari utuntu tw'abakobwa ngiye nkunda, sibyo? Hari uduposteri abakobwa basigaye biharaje ubu kuri Snap twagutya, ni bamwe muri guhamagara nde. Ndashaka ngo tudukore none na audience uyishyiremo. Ngiye phone yanjye ni mubaze nagifotora neza, shyiramo Snap. Twifataga Snap, sibyo? Muri tayari kujya muri Snap yacu. Mujye hamwe n'umusanisha. Mustari naramamaye. Reka tujyemo. Ngakora ka posteri twagiye akariri. Musarimo abantu babone ko hari hahiye bana. Yane mufane. Uze kuza kukanyohereza kuri WhatsApp. Guys, kanze mbabwire, by the way, hano hari abantu nshaka gusuza. Okama. Salam, muhungu w'iwacu. Okama ni umunyagisenyi, ni umwana w'iwacu. Shout out to Yantare, bodyguard wa mbere mu Rwanda. Ari hehe? Salam. Nashakaga kubanza nasuza abantu hano. Guys, amakuru y'iminsi meze bon. Reka nze mbabwize ukuri rero. Buriya aka kazi dukora gasaba kunanirana. Buriya mu rugo narabananiye. Ntimukabone nza ngo mvuge ibi bintu by'amantuza, ndabizi murayakumbuye. Uyu munsi ndaza kuza kuyababwiraho. Ariko imagine ninde mubyeyi wagushyigikira ko wagenda kuvuga amantuza imbere y'abantu? Mu rugo mporanshwana nabo, tugigirana nabo, n'abasani bose mubona. Entertainment yego turabashimisha, ariko ibyishimo byose biva mu kunanirana. Buriya na Melissa kandi kantu mutari muzi yarananiranye. Uzi kugira ngo Jane zishingwe yariye Minerval. Merci. Bari bafite timu yitwaga abatangana, agitsinda muri Art Rwanda. None ubu ngubu bose baragafashe. Merci ngo yafite Genzi, hari nabarinda Monteze n'abandi bagiye batandukanye. Baratandukanye. Uba bari abatangana bahindutse abadahambana. Ariko kugafata ni sawa. Gafata ni sawa. By the way, kunanira ababyeyi bacu bifite ishingiro. Njyewe ndabahereza ingero. Buriya kubona mfite swaga gutya ameze neza byaturutse mu kunanirana. Bitewe nuko ababyeyi the way badutreatingaga tukiri abapeti. Umubyeyi yaragukubitaga, warira uri kuri akabara kubwiye ngo mira nta n'ikintu uri kurya sha. Wanabwiriwe. No, sinibyo ngibyo. Iyo umubyeyi abonye ukuze, noneho wenda aramutse yihaye ibyo kugukubita mushobora guhangana. Ibyo kugukubita bivaho, none agatangira kujya gutuka. Ku buryo ashobora kugutuka nk'amasaha 3 yose, ubundi akakubwira ati ngo ndumva nta magambo menshi mfite yo kukubwira. Kandi amaze kukubwira nk'amasaha 3 yose, nta mpamvu tutabananira. Ababyeyi bacu the way imvugo batubwiramo, nk'umubyeyi wo muri USA, umwana yamufatiye telefone atabishaka aramubwira ati please put my telephone down. Henguze hani iwacu. Mama wawe umufatire telefone, arakubwira ati shyira amabere ya nyoko hasi. Nkibaza, mama ndafata amabere yawe nyashyire hasi, ndabigenzane. Reka ababyeyi bacu tubananire, bifite ishingiro. Urumva? Ari mvuze ku biboro by'ababyeyi bo mu rugo. Nibuka kera noneho igihe twabaga turi gukubitwa, hari urugo twari duturanye wagira ngo babaga bumvikanye amasaha yo kudukubita.
nabaga ndi gutabaza nkumva no mu rugo rundi umukobwa wahari gutabaza nkavuga n'ubu ngubu badukinnyemo agakino. Urwo rugo rero bari bafite ikibazo, babyaraga abakobwa gusa. Noneho uwo mugore yari akiri muto agira amahirwe arasama abyara umuhungu. By the way guys, gahunda ya tunywe lesi tuyubahirize. Uwo mugore ibintu byo kunywa cyane byamukozeho. Yabyaye akana k'agahungu aragaharara ahantu hose akazijya kajyana mu kabari, akabari kumwe nako n'uwo munsi umwe aranywa arasinda araborerwa. Arangije aheka ka kana agacuritse, mu kujya kugasimbiza agakora mu kanwa abariyamire ati yayiwe na ka gahungu nayo nabyaye gahindutse agakobwa. Ja umva nahise mvuga ni I'm done with inzoga. President wacu niho watubwiye ati noneho bive kuri tunywe lesi ahubwo hajyeho twe kunywa guys inzoga ewana. No hari n'undi mupapa umugabo we barazisangiraga, we noneho yatahaga yasinze yaborewe yinyariye, noneho abana be bakumva iyo mpumuro iri kuri se. Umunsi umwe umpeta ari kugendana na nyina batambuka ahantu abantu bakundaga kwihagarika cyane, umwana babwiye nyina ngo mva hano hari guhumura nka papa. Uri kumva rero nta cyiza cy'inzoga, actually nta kiza ka. By the way ibyo bintu byo kunanirana rero byatangiye kuva kera. Impamvu bankubitaga njyewe nari narigize akamayibo kwa kunda abapete bajya muri cine nkeba amafaranga mu rugo nkagenda kureba amafilime nkareba bayanga nibo bari bagezweho icyo gihe. Bari abajama rero basobanuraga movie, ariko ahantu babyiciraga bageraga ahantu bagatangira gusobanura n'indirimbo. Hari niho babyicaga rero, hari igihe basobanuraga nk'iza Westlife n'izindi zitandukanye, ukumva iyo ndirimbo nago nyizi neza muri hangana, ukumva ngo sonida ngo umunsi umwe ngo uwo mukobwa yaje mu mvura nyinshi ako gakobwa kari kanarize solida no agasubiramo solida wagakomeza gufatiraho ngo yaraje akomanga ku rugi. Avuga nti uno mujema ibintu ari gusobanura. None ahantu babyiciraga hari n'igihe basobanuraga iz'ikinyarwanda ukumva ngo mbega ibyishimo, ngo mbega ibyishimo, mbega umuneze. Ukibaza aba bajama bafite imico nk'iy'abapasiteri. Franco hari ijambo ry'Imana nshaka ngo nsomere. Bazana indi mike jama, zana indi mike. Oya ntabwo ngende bugusereze ku ruhara humura. Hari ijambo ry'Imana nshaka kuguhereza ngo nsomere. Somera injiri. Abapasiteri rero nabo bajya bikiriza nka gutya ngo bari gusobanura. Okay, ngadusomere. Ezekiyeli igice cya 4 umurongo wa 15. Ezekiyeli igice cya 4 umurongo wa 5. Trekomana setera ba paracetamol. Haranditse ngo maze arababwira ati, maze agira ate maze ababwira ate, dore amabyi y'abantu, dore amagi ribebe nikive sante mvugira utamabyi. Nguhaye ibisheshe by'amase y'inka. Ati nguhaye ibiki? Uzaba ari byo utekesha ibyo kurya byawe. Vogotamina, haleluya. Trikomana setere aba paracetamol. Thank you. Ijambo rya James Comedy. Bereza nuza telefone Mike baraza kuza kwifa. Abantu benshi bamaze iminsi bari kunyishyuza ikintu kijyanye n'amantuza ngo narekeye aho kuyavuga. Ubusabe bwanyu narabwumvise kandi uyu munsi ndashaka kugira icyo nyababwiraho. Last time hari umupapa wo muri Belgique yari yaje hano muri show arambwira ati Joseph ngiye n'ubwa mbere nagera hano, ariko muri Belgique uhafite abafana bayo pe barayakunda. Ngiye hari n'umudemo hano w'inshuti yanjye wansohokanye arambwira ati Joseph ngewe aranyura. Shema wakunda kuza hano yarambwiye ati niba ari na tatuwaje yayo ushaka ngenda yigushyiriraho, nge ngira tatu z'umuhondo nayisombe nayo nayagushyiriraho, hamwe iz'icyatsi nazo ndazigira, twanavangamo na twadushyimbo tuba turimo n'iz'umutuku nazo ndazigira. Ewan arambwira ati keretse icyo udashaka. Ubushize nabigishije uburyo bwo kuyateka, abantu barinangira, bamwe barabyemera abandi barabyanga, ariko ndashaka kugira ngo mbabaze, niba mutana yarya na biriya bishyimbo birimo nimwabironga mu kabiri. Ikintu cyanyemeje noneho nasanze
nyafite abafana benshi na padiri yarayamenye. Hari umupadiri wantumiye anjyana muri kiliziya ye, agenda present ibintu bigiye bitandukanye, noneho agenda anyereka abantu, anyereka iki, agera kuri twana tw'uduhereza, baratunyeretse ngo nk'uko bibona rero ngo aya nama byiruka ya paruwasi. Murakoze cyane ladies and gentlemen, my name is Ishimwe Joseph.